Ndabashimye rero, murakoze, Imana ibahe. Mubaye abambere kuri iri torero, mufashe ibihe byo gusenga kandi mukifashisha uyu muntu w'umusaza. Uyu muntu w'umusaza rero nawe yabaye umuririmbyi kera cyane. Nabaye umuririmbyi mutaravuka. Baye umuririmbyi muri korali, nabanje kuba umuririmbyi w'umukatolike, ariko ibyo mbyihorere. Nabaye umuririmbyi mu itorero ry'Abadventiste kuva muri 1982. Nkimara kwinjira muri iri torero ninjiriye muri korali Abatwaramucyo. Turaririmba pe, turaririmba rwose, vuga butumwa bahaye indirimbo, turirimba mu itorero, turazamuka tuba abaririmbyi mu ntara, turazamuka yemwe hari naho twararirimbye kugeza ubwo komine Kinigi itwifashisha ngo tuyikorere indirimbo y'urubyiruko, umwaka w'urubyiruko wabayeho mutaravuka. Nuko umwaka w'urubyiruko turaririmba kuri komine, turatsinda, tujya guhura n'abandi baririmbyi baturutse hirya no hino muri prefeitire, turatsinda, tuba ba mbere, duhagararira intara prefeitire ya Ruhengeri. Tujya kuririmba mu rwego rw'igihugu, duhurira i Kigali na korali zose zavuye mu Rwanda hose, iz'abapadiri Mudashimwa, iz'abangirumpatse, kambaye yitwa Matayo Ngirumpatse, hari barabaririmbye baririmba neza muri za kiliziya. Amakorali aturutse ku Kibuye ya hehe, turaririmba, turatsinda, dutegurirwa kujya muri Canada. Biza kugongana ko urugendo rugonganye n'isabato, nuko isabato ibikuraho byose. Ariko n'ubundi twasaga n'abacitse intege, baciwe intege nuko twaririmbye indirimbo y'iby'isi, ariko ko twavuga ngo guhanura urubyiruko two nta kibazo twakoze, ariko kwikururiramo byari bigiye kuduseseka no mu kwica isabato ku mugaragaro. Imana iradufasha rero. Kuririmba nzi icyo bivuga, imvune z'abaririmbyi ndazizi, ubuho zariyongereye. Twaririmbaga amajwi gusa, mwebwe mugomba kuba mwaguze ibyuma, twebwe za uniform ntizirahabwa itegeko, ubu ni mugomba kugura za uniform n'ibindi byinshi bya korali bibasaba kugira ngo mube muri abaririmbyi. Ubundi umuririmbyi wo mu itorero ni iki cyangwa ninde? Twivuga ngo ni iki nk'aho ari ikintu, ahubwo ninde? Agomba kuba ari inde? Kuririmba ni iki? No mu ijuru hari indirimbo, mu ijuru bararirimba, kandi nitugerayo natwe tuzakomeza kuririmba. Ndetse n'uzaba atarigeze ajya muri korali yo mu isi, muri korali y'Imana twese tuzayiririmbamo. Hari interuro imwe nshaka ko dusoma muri Bibiliya, muri Yesaya igice cya 12. Harimo umuririmbyi. Ni interuro ngari cyane, tutabonera igihe cyo kwisesengura, turayigarukiriza hafi. Yesaya 12 umurongo wa 5. Isomo interuro yacu avuga ngo umuririmbyi ninde. Aho twakavuze ngo ni iki, ahubwo ninde? Muririmbire Uwiteka ko yakoze ibihebuje byose, ibyo ni ibyamamare mu isi yose. Iyi nteruro nubwo ari ntoya, irimo ibintu bikomeye tutanabona n'umwanya wo kubisesengura ngo muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose. Hari ibyo yakoze bihebuje byose ahadukikije, ariko icyo iyi nteruro yagambiriye cyane ni icyo Uwiteka yakoreye ubuzima bwacu. Icyo Imana yakoreye ikiremwa muntu, umuntu amaze gucumura, ntacyo yari agifite yakorera Imana. Imana yonyine niyo yari ifite icyo yamukorera. Urambuye iby'Imana yakoze bihebuje byose, ibihebuje ibindi byose ni ugucungurwa kwacu. Uko twari twamaze nyoko umuntu yazimiye, uyu mwanditsi witwa Yesaya umuhanuzi atumva
kandi ibyo ni byamamare mu isi yose. Dukwiriye kwamamaza ishimwe ryadukijije by'Imana yadukoreye, tugiye kubyamamaza, ariko cyane cyane mu ndirimbo. Mwabaririmbyi mwe nshuti zanjye, mufite inshingano ikomeye cyane. Kuririmba ntabwo ari kugira ijwi ryiza gusa, ahubwo kuririmba harimo no kuba ikiremwa gishya, ukaririmba ibyakuririmbye, wumve uko mvuze, ukaririmba ibikuririmba nawe. Bivuga iki? Mbese ibyo uririmba bifatanije nawe kuririmba. Utega amatwi wumve, mbese indirimbo uririmbye, uko uririmbye utanga ibihamya byayo, nawe biri kukuririmba mu mutima, uhamanije n'ibyo uririmba. Niyo ndivuga ngo kuririmba ibikuririmba, kandi ukabyamamaza mu isi yose. Mbese uko uririmba ya ndirimbo ihamanya n'ubugingo bwawe uko bumeze, ntabwo uri ikinyuranyo n'ibyo uvuga. Yesaya ati rero muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose, kandi ibyo ni byamamare mu isi yose. Kugira ngo tubyamamaze mu isi yose, isi yacu ni iyihe rero? Ntabwo dufite isi ingana twese. Hari isi yanjye n'ubugari bwayo, nawe ufite isi yawe uko ingana. Ntabwo Imana ikubwira ngo genda wamamaze ku isi yose ngo wenyine, oya, buri wese afite umugabane we. Mufite uwanyu, ufite uwanjye, hari ufite hagari, hari ufite hatoya, ariko isi yawe uyamamazemo iby'Imana yakoreye umuntu, ariko cyane cyane ibyo yagukoreye wowe. Reka mbabwire inshuti zanjye, mfitanye umubano nk'uyu na korali nyinshi muri u Rwanda, izoroheje n'izikomeye. Tuvuga dutyo ngo hari izoroheje n'izikomeye, izo hanze mu mahanga, mu bihugu bidukikije no kure hirya y'inyanja. Ngirana ubushuti na korali nyinshi muri uru rwego. Abo nza kwigisha mbasanze ku matorero yabo barampamagaye, n'abo dukorera kuri ikoranabuhanga, korali zigaterana tukazihugura. Ni ukuvuga ngo rero abaririmbyi ndabazi, korali nzi imiruho yanyu, nzi ubwitange bwanyu, nzi agaciro mufite mu itorero. Kuko iri torero idafite abaririmbyi yaba ribuze umugabane utangaje cyane w'iri torero. Iri torero ryacu ku bijyanye n'indirimbo rigomba kubyitaho cyane, kugira ngo umuntu azabe umuririmbyi muri iri torero ry'Abadivantisite. Birasaba kuba yarabanje gutwaranira, kuba indahemuka, indakemwa mu mibereho mu itorero no muri rubanda ahamuzengurutse. Ariko nanone niba hari ikigeragezo itorero rifite, niba hari ikibazo itorero rifite muri iki gihe cyacu, cyane aho mbona ni hano iwacu mu Rwanda, aho dufite ikibazo gikomeye cyane, ahambere hagaragara cyane ni mu baririmbyi. Kuko muri no mu rubyiruko akenshi baba bari mu rubyiruko, abasore baririmbyi bacu, ni nabyo turaza gusoma mu mabwiriza ikiranga umuririmbyi wo mu itorero, ibyo aba agomba kuba yujuje, turaza kubisoma mu mwanya. Ariko icyo mbabwira ni uko niba hari ahandi itorero rifite ikibazo gikomeye cyane, ni muri za korali. Za korali nyinshi iyo bamaze gushimwa, akaga kaba kavutse. Iyo waririmbye abantu bakanezerwa, bagakoma amashyi, bagahimbarwa, haba hari bukurikireho wa mutima Rusiferi yari afite mu ijuru. Rusiferi yararirimbaga amajwi yose, hari n'amajwi ataragaragara hano kuri isi yacu. Imiririmbire yaririmbirwaga mu ijuru, ntabwo izo melodi nyinshi ziragera hano ku isi. Bari abaririmbyi b'abahanga,
indirimbo zabo zaromonganaga mu birere by'ijuru, ibyaremwe byose bikanezerwa. Noneho rero abaririmbyi b'Abadivantisiti hano ku isi bakwiye kuba ibyitegererezo mu majwi, mu mibereho ivanzemo n'imyitwarire, ubukristo bunoze kandi bufite ubutwari kandi bufite kwihangana. Bavandimwe, niba hari ahantu Satani atega imitego cyane, ni mu baririmbyi. Reka rero nje namwe mwanya tugiye kumarana muto na korali Umucyo w'Ubugingo, uyu mwanya musaruremo icy'ingenzi kimwe cyabafasha mu minsi musigaranye muri isi yacu. Nje nababwira ngo nshigaje igihe gito, ntabwo nshigaje umwanya muremure ndi gukorera iri torero. Oya, ngereranije n'umwanya musigaranye, ukuza kwa Yesu ntabwo ndamuhigiye. Ataraza rero nimwe mbona mufite igihe kirekire cyane kurenza igihe. Umwe muracyari batoya, ariko nje nsigaje nk'ubu urugero rw'imyaka ya Bibiliya yemerera ubuzima bwacu, nshigaje imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice rero ntabwo mwebwe murashahari. Ariko umwanditse ngo niba ushaka kubiba imbuto izaramba, uyibibe mu bana bato, uko ibyo uzababwira bizaramba kurenza ibyo wabwira abasaza. Kuko abasaza urabwira ejo bagapfa ukabipfana, ariko mwebwe muracyariho, muzasigarana umurimo kandi muzawukora rwose. Cyo gituma abaririmbyi mukwiye kuba maso mu bukristo bwanyu, mukaba muri abakristo mu ngo zacu, mu miryango yanyu, aho muba, muri bakuru banyu, muri barumuna banyu, mu babyeyi banyu, mu baturanyi banyu, na hano mu itorero mukaba muri abantu batanga icyitegererezo muri byose. Ntabwo kuririmba byonyine bikugira intungane imbere y'Imana. Ikikugira intungane ni ukuririmba, kandi ibyo uririmba bigahwana n'imibereho yawe. Abafite ubukristo buzima, ufite gutwaranira kuzabona ubugingo buhoraho. Umwanditsi umwe aranditse ngo abantu benshi bazaririmbira hano ku isi, ariko we kuzaririmbira mu bikari byo mu ijuru. Izo ndirimbo zabo ntawe zaba zitaniye n'izo Satani yaririmbye rwose. Nuko rero muririmbyi w'Umudivantiste, imibereho ye yose, imirire ye, imyambarire ye, imikorere ye igomba kujyana n'ukuri ku itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Ngo rero kubera ubwihute ndabona atinda cyane, ubwo mpinduye ipaje ngiye umwuka w'ubuhanuzi. None se umuririmbyi kugira ngo abe umuririmbyi mu itorero agomba kuba yujuje iki? Umuririmbyi w'Umudivantiste agomba kuba yujuje, afite ibihe byangombwa mu itorero. Abagize korali ni bantu ki kugira ngo mwitwe korali? Babandi mwumva ngo ni abahanzi. Abahanzi ntabwo itorero ribemera, ntabwo itorero ryemera abahanzi ngo ribe ryamutorera kuba umuhanzi w'itorero. Ntabwo itorero ryera abahanzi, nubwo yaba ari umuririmbyi ku cya giti, bamuha kuririmba ku cya giti kubera ko ari umwizera w'itorero gusa. Ariko ntabwo mu nama y'itorero bamutora ngo ubwo twashizeho korali ngo dushizeho n'umuhanzi. Hari aho mwumvise bashizeho umuhanzi mu itorero akandikwa ngo uyu we n'umuhanzi w'itorero? Ntawe. Habaho korali y'itorero, ntabwo habaho umuhanzi w'itorero. Nuko rero indirimbo ni igikoresho cy'ingenzi mu materaniro rusange. Ejo mbasomera amagambo andasoma, jabubwira ngo yavuye muri iki gitabo, ivuye muri iki gitabo. Ariko by'umwihariko ngiye kubasomera indongozi y'itorero yasohotse mu mwaka 2000. Banditsemo aya magambo:
bageze kuri korari, abagize korari y'itorero. Indirimbo ni igikoresho cy'ingenzi mu materaniro rusange. Indirimbo ni igikoresho cy'ingenzi mu materaniro rusange. Ni gusoma ku paji ya 91. Itorero rikwiriye kwitonda cyane igihe ritora amazina y'abagize itsinda ry'abaririmbyi bazitwa korari, bazajya bahagararira amabwiriza y'itorero. Itorero rikwiriye kwitonda cyane kugira ngo ritore amazina y'abaririmbyi mu bizera bazahagararira amahame y'itorero muri za korari. Mukwiriye kwitonda cyane abagize itorero, niba bazatorwa n'abagize inama y'itorero, niba ari inama ndanga uko bazabitegura, ariko bakwiye kwitonda cyane kugira ngo batore amazina y'abazaba bagize korari. Namwe muratorwa rimwe mu mwaka rero, muri nk'abandi bakozi b'itorero. Dore ingeso cyangwa se imibereho, imico iranga uwo muntu uratorerwa kuba muri korari. Bwa mbere, ubuhanga bwo kuririmba ni kimwe mu mico bakwiriye kuba bafite. Ubuhanga bwo kuririmba. Umuririmbyi agomba kwitoreza muri korari ataraba umuririmbyi wa korari, afite umudendezi yari umudivantiste. Korari umuco w'ubugingo ibasha gutoza abaririmbyi, abizera kuririmba, noneho bazagenzura ugasanga iryo jwi rye no kuririmba kwe amaze kuba inzobere, akagenzurwa n'abashinzwe amajwi n'abashinzwe kuririmba mu itorero. Basanga amajwi ye ahwanye rwose nuko gahunda yo kuririmba kw'abadivantiste bimeze, agatangwaho umukandida mu itorero ko ateganije kuzaba umuririmbyi. Dore ibindi rero bakwiriye kurebaho. Bakwiye kuba ari abizera b'itorero kandi beza. Bameze bate? Beza. Ubwiza si nubuhe? Ntabwo ari ubwiza bw'uruhu, ni ubwiza bw'imibereho. Bagomba kuba ari abizera. Bwa mbere ni ubuhanga bwo kuririmba, icyo ni icya mbere. Ibindi bigiye gukurikiraho rero bibasha gutuma utaririmba no kuba muri umuhanga. Bakwiriye kuba ari abizera b'itorero kandi beza. Ubu bwiza buvugwa aha ni ubwiza bw'imibereho. Mwumve inshuti zanjye, bagomba kuba ari abigishwa b'ishuri ryo ku isabato. Ntabwo umuririmbyi w'umudivantiste agomba kwemererwa kuririmba muri korari atajya agira igitabo cy'ishuri ryo ku isabato buri gihembwe. Turi kujyana muri korari yanyu, muje murarebana. Niba umuririmbyi wanyu yamaze kugura icyigisho cy'ishuri ryo ku isabato buri gihembwe, ubwo biri gusaba ngo yiga 7, yiga buri munsi. Ni umwigishwa w'ishuri ryo ku isabato, kandi niba anari binashoboka babe bari mu matsinda ya jiya. Ese ko mbona mukiri batoya, ubu mwese hari utari muri jiya? Muri mu rubyiruko rwa jiya mwese? Muje muransubiza ariko niho birambera byiza. Bakwiriye no kuba bari mu rubyiruko, bari muri jiya, mukiri abasore. Nyabuneka mwihatire kuba muri no muri jiya, uko jiya nayo ni igikoresho cy'itorero rifite abasore babasha gukora ibikomeye,
bari muri za korari no mu bindi bikorwa, ndetse barimo n'ababwiririsha ubutumwa ibitabo. Nagiye mbona ko duhendahenda abasore bacu kuza mu murimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo, ahubwo mugahitamo gukora imirimo izabagayisha kandi hari umurimo uzabahesha agaciro. Ndararikira abasore bacu, ndararikira mwa baririmbyi mwe, hari umurimo w'itorero, hari umurimo ukomeye cyane, aho muje murabunza amavoka, uri umuririmbyi ucuruza imineke, urubyiruko uri kugambanira ubuzima bwawe, ahubwo abasore bacu muze itorero bakazi ribaho umurimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo. Muri kumva de, murabyumve neza uko buriya kugira ngo usabe akazi uzasaza udafite icyerekezo. Dore muracyari batoya mwe abakobwa mwe, muracyari bato mwe abahungu mwe, muze mufata amasakoshi bwirije ubutumwa ibitabo, kandi mube no mu rubyiruko. Ariko amaherezo y'uyu murimo wo kubwirisha ubutumwa ibitabo ku rubyiruko rwacu, muri murabahugura, abajijura, ubaha ubuzima, ubaha ubutunzi, ubaha imbaraga. Abukoze imyaka 30 aransezerera njya mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko ntabwo mwaye. Ubona mwaye se? Ubu ngubu naje gusabiriza akazi ngo mwamakaze? Aho naje gukora akazi nango unije ko ibisobane, aho nje ndirwa ndi kubesha abaturage. Oya, ukoze ubwirishuje utumwa ibitabo mwa basore mwe, ndabakangurira abaririmbyi mwe uje muririmba, ariko muteganyiriza nahazagenza hati ntazaza. Toro rikeneye abasore nkamwe mufite amasakoshi ubwirisha ubutumwa ibitabo. Uwo ni wo murimo w'ingenzi Imana ihamagarira ubwoko bwayo. Mfite amagambo abihamya menshi, nta mwanya turabona ngo mbisome, ariko ndamenyesha yuko baririmbyi bacu, ubwo ndi kubabwira ngo muje mu rubyiruko, abo mu rubyiruko itorero rirokongera kubahamagara ngo baze bahagarare ari ababwiririsha ubutumwa ibitabo. Ni umurimo uguhesha agaciro. Hari igihe mwarabonye igitegerezo by'abawukoze batazi icyo bakora, muti ko runaka yawukoze ntibyamupfanye, runaka yakoze akavamo. Abo ngabo twagize benshi bameze batyo, ariko abo si icyitegererezo. Jye narukoze imyaka 30 irarangiye, ntacyo nabaye muri uyu murimo, ntacyo nabuze. Abanje kuba umubagazi, ubagari pureteri z'abaturage, ubushomeri burangora, bumubaji, yagucuruza umusururu biranga. Imana impamagarira kubwirisha ubutumwa ibitabo. Uyu murimo ndawukora kandi nkukora neza. Ukora neza byambejeje uburenganzira. Ubu mfite umushahara wa buri kwezi wa pansiyo. Ikambabwire ko arabarangije amashuri bije za kaminuza n'ibindi badafite umushahara mfite muri pansiyo uyu munsi wa none. Ndabararika rero jye muri abaririmbyi, muri no mu rubyiruko, itorero bafite uyu murimo mugari mubasha gukora, kutari kuririmba gusa, ariko reka twige kuririmba harimo n'ubuzima bw'ahazagenza hate bw'ahazaza, sibyo? Mwihangane. Navuze ngo bari mu ishuri ryo ku isabato, muririmbyi udafite icyigisho cy'ishuri ryo ku isabato, timuzamwemerere yuko aririmba muri mwe igihe kirekire, mumuhugure. Mwese ntimuzi gusoma se? Mwese rero mugomba kuba mufite icyigisho cy'ishuri ryo ku isabato. Udafite icyigisho cy'ishuri ryo ku isabato cyangwa mwitaga iryigisho, ntabwo yari akwiye kuba umuririmbyi w'imfura cyane, kuko ni umunyantege nke rwose. Kabiri, abe afite inyifato n'imyambarire ihuje na gahunda y'itorero ryacu, kandi bagatanga icyitegererezo cyiza mu mico no mu kinyabupfura.
abafite imyitwarire itera abandi gushidikanya cyangwa abafite imyambarire itera ibibazo ntibakwiriye na gato kwemererwa gufatanya n'abandi mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Muratega amatwi mwumve cyane. Agomba kuba ari abizera beza, ari abizera b'itorero bahamaje ishuri ryo ku isabato, babe no mu rubyiruko muri jiya, kandi bafite imyitwarire myiza ahabazengurutse. Kanoroshe ijwi, sibyo? Abafite imyitwarire itera abandi gushidikanya ntibakwiye kwemererwa na gato gufatanya n'abaririmbyi bo muri korali zo mu itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi. Ku byerekeranye no kwambika abaririmbyi amakanzu, amaki? Ariko zifite amakoti, ariko izina ry'umwambaro wa korali ni ikanzu. Ufite amakanzu? Uniform yanyu niki? Nabo bakobwa bafite amakoti? Bafite amakanzu aje gusa n'amakoti? Hano haravugwa ikanzu. Bikwiye kugira amakanzu, niyo gahunda ngari y'itorero na korali nagiye mbona hirya no hino ku isi, arizo nabonye muri General Conference n'ahandi henshi bakunze gukoresha amakanzu. Ubwo ku bijyanye no kwambika abaririmbyi amakanzu ni uburenganzira bw'itorero, uvuga ko itorero niryo ryemera uwo mwambaro. Ntabwo mukoresha umwambaro mwihitiyemo uko mushaka, muragenda mugatoranya ibara n'igitambaro, itorero rikabyitaho rikareba mbese icyo gitambaro gifite umuco wa Kidivantiste. Uwo mushono uhwanye na gahunda y'itorero. Hari aho ngera abahungu baza kuririmba ukwagira ngo amapantaro ni amasogisi. Ana udupantaro twaradadiye n'utuntu tumanutse nk'udusogisi. Kibaza ngo uyu muntu aja yikuramo bigenze bite? Ndabyibuka kera hari imyambarire twagiraga y'abasore, hari ibipantaro twadodeshaga by'ubusirimu twabanje domi pate tugerekaho izitwa za double pate, turongera turazamuka tuzana izitwa za tugro. Tugro cyari igipantaro wahagararaga imizi uko ubona ari nk'ingutiya zigeze hasi. Hano yabaga ikununiriye yarakudadiye ariko cyagera hasi kikaba twabyendaga turi kubikandagira rwose. Turazamuka tugera kwitwa shimboke. Shimboke kari agapantaro kugira ngo tuzikuremo kwari ugusiga isabune ku gitsi akanyerera, kandi bayigukuraga muryamye. Utabasha kuyikuramo uhagaze wayishobora se? Washaka undi akayigufasha kugira ngo izavemo. Iyo myambarire ntabwo ikwiriye kuboneka mu baririmbyi b'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi. Harabaza kuririmba ugasanga abakobwa badadiye amatako bayafunze rwose,
igisigaye mbese bangana, ingutiya ingana nuko angana, irahwanye, ndetse rimwe na rimwe umubiri ukuzura byiga bigateberamo bikaherayo. nawe kugira ngo bumve ibyo muririmba bakareba uko muteye. Abafite iyo myitwarire, mpamvu hakenewe amakanzu kugira ngo atwikire n'izo soni z'ubwambure bwanyu. Abaririmbyi b'Abadivantisite bagomba kuba ari abantu b'intwarane mu mibereho y'itorero. Ntabwo itorero rizakenera amajwi yanyu gusa, rizaba rikeneye n'ibikorwa byanyu n'imibereho yanyu. Iri torero rya Musanze ryo rifite akarusho ko rifite n'ushinzwe ubusonga bw'abaririmbyi. Niwe niba umuririmbyi ukwezi kwa mbere gushira atari muri resi, ukwezi kwa kabiri kugashira, kwa gatatu kugashira, bizarangira akiri umuririmbyi umwaka ukurikiyeho wongera umutorere kuba umuririmbyi. Niko mutekereza? Abaririmbyi rero bamaze kugura amakanzu kandi itorero ryabigizemo uruhare, ayo makanzu abikwa mu itorero. Imyenda yanyu ibikwa mu kabati k'itorero, ntabwo nzi ahantu kari. Ubwo turiho turavugurura n'imibereho y'itorero, tuzagira n'akabati gashinzwe imyenda y'abadiyakoni n'abadiyakonikazi, ko n'ubugorozi buzabaho, n'abadiyakoni bagira imyambarire yabo ku munsi bari mu nshingano. Ntihasigaye imyenda. Karaje arameneye ibanga, narindi gukeka ibyabaye. Abadiyakoni bagomba kugira imyambaro ibatandukanye n'abandi bantu ku munsi w'isabato, kandi iyo myenda yabo ikaba ibitswe hano mu rusengero ku itorero. Sindo mbugura iby'abadiyakoni, navugaga iby'abaririmbyi, ko imyenda yabo igomba kubikwa n'itorero kugira ngo igire ubusugire bwayo. Kurema gahunda ya korali y'abana, hariho na korali y'abana, nabyo bigomba guterwa umwete. Ni gahunda y'ingenzi cyane mu byo kurya byabo by'umwuka, uhereye mu miryango iremye itorero ukageza no kuri rubanda nyamwinshi bagize itorero rusange. Hagomba kubaho na korali z'abana. Ndibwira ko byashoboka ko bamwe muri mwe mwavuye muri korali z'abana, muri korali zato abana batojwe kuririmba, nibo bavamo abaririmbyi beza kandi bazaramba mu itorero. Imibereho yacu rero igomba kwerekana ubutungane. Ni ryari itorero rihura n'ibibazo by'abizera gito? Imana ifata abizera b'itorero bose n'abaririmbyi barimo nk'ingingo z'umubiri umwe. Abizera b'itorero rero bakwiriye kurwanya icyaha, bashinzwe kurwanya icyaha kibarimo. Abayobozi b'itorero ntibakwiriye kwemerera ko umunyabyaha aganzwa n'icyaha. Nibaramuka badashoboye kuvumbura ibyaha biri mu itorero bikazanira itorero ryose umujinya w'Imana, abayobozi nibo bazabiryozwa. Kandi abaririmbyi burya muri mu matsinda y'abayobozi, mukwiye kumenya ko namwe muri abayobozi muri iri torero ry'Imana. Nyamara kuririmba kwacu muri iki gihe byabaye ikibazo. Indirimbo zacu zaravangiwe, twivanze n'andi moko y'imiririmbire itari y'Abadivantisite, maze itorero turuca intege. Hari igihe korali ziririmba zigasoza ndi gusengera umutima, iyaba ndafite gahunda irakurikira iyi korali mba ntashe. Kuko hari igihe kuririmba kutaba ari ukuririmba, ahubwo rwose ari ugutera ibibazo mu itorero.
hari igihe muririmba maze mugakabya rwose, kandi aho kugira ngo muririmbe mushaka guhimbaza Imana, ahubwo mukaririmba mushaka ko abantu babahimbaza, ahubwo harimwe muhimbawe. Ugasanga umuririmbyi ntabwo intego ye ari ukugira ngo yamamaze Kristo, ahubwo intego ye ni ukwiyamamaza rwose. Hari n'igihe nje mbabona mwavuze muri gusansibiriza mu rusengero ngo amashi, ngo amashi, namwe mwarabibonye, ngo amashi, ngo amashi, ngo amashi, ngo amashi, ngo amashi. Burya ni ubugome Satani aba yazanye muri korari. Buriya Satani aba yamaze kubatsinda byarangiye. Kandi izi nkunda, reka ntavuga ijambo rikomeye, mu rusengero harimo inkunda rubyino rwose. Izo rero ziba zitomboye, kandi iyo zabatomboye gutyo nazo muzabona zirobanuye zihobaguritse iranire hirya no hino, maze zikaza zikibyinira rwose. Kuko intego y'itorero, intego ya Mwuka Wera ku baririmbyi iba yavuye mu hasigaye ibinyamubiri. Hasigaye ibiki? Ibinyamubiri. Kandi nasomye ko indirimbo zizaba kimwe mu bimenyetso by'imperuka mu iri torero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Reka nze ndebe ko nasoma ayo magambo makeya yo mu gitabo kiri hano. Mwahamagaye umurwayi ngo abigishe, muraza no kwihangana. Simwe mwabiteye, none murihangana, muraza kuba muti uyu muntu yaje ate? Murabimbwira? Mwihangane rero. Reka mbasomere amagambo ari muri iki gitabo, muyazirikane cyane nshuti zanjye. Kuririmba kwagizwe umutego. Kugeza gute? Kwagizwe iki? Kwagizwe umutego. Uhoraho yanyeretse ko iki ni igitabo cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka, ku rupapuro rw'102. Uhoraho yanyeretse ko ibintu mwavuze ko byabereye muri Indiana bizabaho mbere yo kurangira kw'igihe c'imbabazi. Ikintu cyose kidasanzwe kizashirwa ahagaragara. Hazabaho urusaku ruvanze n'ingoma, umuziki no kubyina. Byaraye bibaye hano? Reka tube hafi, tubane hafi. Hano byaraye bibaye? Muvuze ngo iki? Mwarimu hari namwe? Iyi nyandiko ntabwo iri kubeshya? Mwumve. Uhoraho yanyeretse ko ibintu byabereye muri Indiana cyangwa se mu Buhinde. Hari igihe bamwe bavuga muri Buhinde cyangwa muri Indiana. Indiana ni imwe muri leta zunze ubumwe muri leta zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Hariho leta ya Indiana, ariko hariho no muri Indiana mu Buhinde, bavuga Ubuhinde. Ibyabereye muri Indiana rero bizabaho mbere yo kurangira kw'igihe c'imbabazi. Ikintu cyose kidasanzwe kizashirwa ahagaragara. Hazabaho urusaku ruvanze n'ingoma, umuziki no kubyina. Intekerezo z'abantu bashishoza zizaba mu rujijo, ku buryo badashobora kwiringirwa ko bafata imyanzuro itunganye. Uzi ko abaririmbyi mumaze kuganza ubuyobozi? Abaririmbyi mumaze kuganza n'ubuyobozi, kubaha inama ntibigishoboka. Mumbabarire, simwe mvuga, n'abaririmbyi muri rusange. Ndi kuvuga kuririmba muri rusange, simwe mvuga mwe muri aha ngaha. Abaririmbyi bamaze kunanirana rwose ku buryo bukomeye. Uretse Imana ubwayo izafata imyanzuro, n'abayobozi bamaze gusa n'abacitse intege. Abaririmbyi basa n'ibyigomeke. Mwe ntumwe mwakomera, muracari bato. Ariko hari korali zikomeye ziguriye ibyuma byinshi, ziguriye amamodoka, n'abantu baremereye bafite amakonte, bafite bije. Uzari bije mufite? Bije y'umwaka wanyu nangahe?
bije muzakoresha uyu mwaka? Hari bije mufite? Simuhamagarana ngo noye turayakura hemwa. Korali zifite bije, zifite amabije zaguze n'amabisi. Kana korali iyi ni bisi yayo. Burya ni wacu dufite ubukene mu itorero bunakabije, burarenze, bugeze kure. Araho tujya mu mahanga ugasanga twebwe twavuye duhagarariye itorero ry'u Rwanda, tukagenda muri za Jaguar, muri za Trinity, twaje gupakinga izindi za pakinze. Tukagira isoni ndakurahe. Tubaye dufite ukabona iki bisi kiruta icyo tujemo, cyanditswe ngo iyi bisi niyo ku itorero aha na muri iki gihugu, kandi ni ishuri ryo ku isabato ry'abakobwa, ishuri ryo ku isabato ry'urubyiruko. Iyi ni bisi ya Mifemu, iyi ni bisi tugasanga twe dusohotsemo n'amakaruvati, tukajya kwisha tutumva mureke tuje mu iterero. Mubwire abantu b'Imana, itorero abizera bakazamuka mu ntera kugeza igihe babasha no kubeshaho, nubwo itorero ryagira ikirihungabanya ntibagira impagarara, bagakora umutungo wabo bagafasha itorero. Ubu itorero uretse kuriririmbira gusa hari ikindi mwarifasha? Hari ubwo ngubu tubuze imifuka nk'icumi y'isima, aho tutari ko korali ifite bije, korali ko n'itorero rifite bije nkeya, ko korali zacu ifite bije kuri konti zabo hariho miliyoni 30, abadufashemo miliyoni 20. Baririmbye murabyemera bati cyane, aho ngo badukingire urusengero hose, izi miliyoni 30 muzishyire hariya, tuzabatoreza subirana mu bundi buryo. Amatorero yacu azi kuririmba ariko arakennye, korali zacu zizi kuririmba ariko zirakennye. Nankaramwa korali ntizikennye, zirakennye cyane. Kandi korali zigomba kubaho. Namwe murebe, hari igitorero hari icyo riri kubabaza na korali riri kugeze. Uzi rimwe na rimwe icyo mukora murakizi? Ni icyaha. Mukora icyaha. Abaririmbyi bakunze gukora icyaha. Itorero ryahagurutse ryakarishe riri kugira ibyo risaba, na korali yahagurutse iri kugira ibyo isaba, muhitamo kumvira korali, itorero rikazaza inyuma. Uzi ko hari umuririmbyi ufata n'icacumi akagitanga mu byo korali iri gusaba, akaba yikijije induru ya korali, kuko induru ya korali niyo imwegereye cyane kurenza iyitorero. Kuko itorero ryo nta rugero riguha ngo urazanaya, ariko korali bayabwe ngo mwese kubera ngo tubigereho 5. Ayo bari gutanga mu itorero muri 10 n'ibindi byo gutungane, ukikiza korali, itorero ryo ihangane ryo ni nyamugari, ntaco riraba ariko korali iri kundeba. Icyo ni ikintu abaririmbyi mugomba kuba maso, atari ukuririmba gusa, mugomba gushaka naho muzakura umutungo kugira ngo uzabashe kuramba muri korali. Uri umukene, ushobora kugira akajwi keza ukaba uzi kuririmba koko, ariko uri umukene ukazaba muri korali nabi, nubwo muri abaririmbire mushaka ubuzima hanze, mushaka imikorere, mushaka ko mwabona ubutunzi kugira ngo mu bwanyu mwifashe, mufashe korali, mufashe n'itorero. Nababona hariya mu midugudu yanyu bakomeye muri abantu b'imfura rwose, kandi babasha kugira ijambo bavuga, kuko muri abaririmbyi b'iki bitorero. Ibyo rero nawe yanditse hano ko bizagaruka mu isi y'imperuka, hazabaho urusaku n'urujijo, urudubi rw'urusaku rukangaranya intekerezo kandi rukangiza ibyajaga kuba umugisha iyo biba byakozwe mu buryo butunganye. Hari igihe indirimbo zanyu zirimo amagambo meza zicwa n'urusaku rwanyu rw'izi ngoma, maze biriya bigoma byatimbagura, maze umuntu w'umunyantege nyatumva ndatashe ndasohotse,
aho kuba muri aka karindi. Nimugoroba mwabyinnye ndahabuka, ikinimba cyagendesha abanyogokuru, maze ku banyogokuru bandanuraga uwo maze mbona bari goronzoye ndingwiki arya mwari muhari ndingwiki aba korari irahindutse baye ikindi kintu. Tugomba kugira ubupfura bwinshi kuririmba kwacu mu ngo zacu, iwacu aho dutuye, aho turara, hagomba kwerekana ko turi abaririmbi. Ubu ngubu uwaje ahantu mubyuka mu gitondo, mubyutse muje akareba niba ari uburingiti, niba ari ishuka, niba ari ikirago kiracabaho. Hari abaririmbyi bakiryama mu birago, baraharira ngo iki ikirago ntabwo muri kunsetsa. Ikirago murakizi, ariko hari uturago twiza da udukeka ngaka reka mbabwire icyo ndi kuvuga niki. Kuririmba bigomba kuba umuco w'Abadiventiste urangwa n'imyifatire myiza, naho urusaku n'induru, imbaraga mwumve uko yavuze ngo imbaraga z'abadayimoni. Inki? Imbaraga z'iki? Uzikora abadayimoni mwa nibo banditse hano. Imbaraga z'abadayimoni zivanga n'induru n'urusaku kugira ngo habeho gutwarwa no gusamara, kandi ibi bikitirirwa umurimo wa Mwuka Muziranenge. Umwuka yaramanutse, naho nabaki korari gatangira kuririmba, ari korari ikaje gusoza ifatanije n'iki n'abadayimoni. Korari rero zo mu itorero ry'Abadiventiste mugomba kuba maso, mukaririmbana ituze, mukaririmbana ubupfura, ubwitange n'umurava. Umurava munumva icyo ari cyo? Umurava ni iki? Umurava abanyarwanda benshi bakunze kuba ni umwete, ntabwo ari byo. Umurava ni ikintu gitunganye, kiri mu butungane. Iyo rero twihaye kuririmbira muri uru rusaku, abadayimoni babona umwanya wo kuza gufatanya na korari z'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Dukwiriye kuririmba indirimbo ngo zirukana abadayimoni, zitari zo guhamagara abadayimoni. Igihe cyose muzabona muririmbye mukabona iteraniro, aho gutega amatwi ngo ryumve icyerekezo, ahubwo nabo baraje rwose, ngo mutisaba ahubwo byagiyemo, naho indirimbo zapfuye, ijuru ryazihakanye, ijuru ryahakanye. Izi ndirimbo ntacyo ziri kumarira abari kuzumva, abo zibaye imbyino zikurura n'imidiho. N'imidiho ikurura, ntabwo ari imbaraga ihindura imitima, aho kugira ngo umuntu wese nihire ku mutima ko ibintu akeneye bibonetse muri iyi ndirimbo, ahubwo nawe aje kuririmba. Ariko mubaza ikibazo, uyu muntu mutakoze repetition muri hamwe, aravudutse avuye mu ntebe y'inyuma, koko ubu aje kuririmbana namwe? Ariko muje muragira ubupfura mu bacahe, ntabwo ari mwe ndi kubwira, ni babandi n'ababandi. Ubwo aje kubafasha, nawe aje kubicisha gahunda. Nta kintu aje kubakorera, aje kwica gahunda. Ibyo bintu byabayeho mu gihe cyashize, bizongera kubaho mu gihe kizaza. Satani azatuma umuziki uba umutego yifashishije uburyo ucurangwa. Gucuranga indirimbo zibyutsa amarangamimerere yo kubyina, n'indirimbo zicuranga amarangamutima yo guhindura abantu biratandukanye. Hari indirimbo zikurura imbyino, hari n'indirimbo zikurura imitima. Tubwe rero Abadiventiste gahunda yacu ni indirimbo zikurura imitima, ntabwo ari indirimbo zikurura ababyinnyi. Igihe twakuruye ababyinnyi,
abizera baba bazimiye kare, ngo babandi bakeneye kumva ibyo kubafasha ngo bajye mu ijuru baba babuze ikibafasha, ahubwo noneho dukuruye imbyino za gakondo ya kinyarwanda cyangwa se indirimbo z'ingongomani, indirimbo z'intanzaniya, imbyino zo mu bihugu bidukikije, kuko muri ya muzika mucurangisha harimo imbyino z'amoko yose, za roke, za rege zirimo rwose, ariko hari n'indirimbo zikurura imitima, umuzika ukerekeza abantu ku Mana aho kuberekeza mu biyunguyungu by'imibiri yabo maze ibitekerezo bigahinduka. Ahangaha haranditse ngo nimureke twe guha urwaho ibikorwa by'inzaduka mu by'ukuri bitwara intekerezo zikazikura ku mikorere ya nyayo ya Mwuka Muziranenge. Yaranditse ngo umurimo w'Imana iteka urangwa no gutuza n'ubwitonzi. Indirimbo uzasanga itabyaye ubwitonzi ahubwo ikabyara imivuduko, rwose ntabwo ari indirimbo icurangitse mu rwego rwa Kidivantisiti. Dukwiye kumenya ko hirya yo kuririmba dufite ubugingo buhoraho. Dukwiye kumenya ko hirya y'izi nshingano dufite zo kubwiriza ubutumwa dusabwa kuba maso no kurinda imitima yacu. Nerekera ku musozo, ndatanga iminota mike cyane ikibazo, uwagize ikibazo akakimbaza. Ndasoma amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Kristo gukiranuka kwacu. Igitabo cyitwa Kristo gukiranuka kwacu ni igitabo cyaje abantu barakimara, ntabwo byoroshe kukibona uyu munsi. Hari ikintu gikenewe mu itorero ryacu n'abaririmbyi mwese turimo. Mwumve, ivugurura rigamije kubaha Imana kukuri muri twe nicyo kintu dukeneye kandi cyihutirwa kurusha ibindi byose. Ivugurura rigamije kubaha Imana kukuri muri twe nicyo kintu dukeneye kandi cyihutirwa kurusha ibindi byose. Kugishakisha bigomba kuba umurimo wacu w'ibanze. Dukwiriye kugira umwete utadohoka kugira ngo tubashe kubona umugisha w'Imana, atari ukubera ko Imana idashaka kuwuduha, ahubwo ni uko twebwe ab'itorero tutiteguye kwakira umugisha w'Imana. Mu itorero harimo abantu batahindutse, murabyemera? Murabyemera? Mu itorero harimo abantu batageze bate? Ndakubwira barimo, kandi iyo bari mu itorero bageraho bakaja no mu nshingano zose. Ubasanga mu bakuru b'itorero batarahindutse, ubasanga mu badiyakonikazi, aba bantu batahindutse uzabasanga mu mfuruka zose z'itorero. Nta gipande dufite mu itorero kirimo abantu bahindutse gusa, ahubwo kuko abari mu itorero harimo abantu batahindutse, bagira bagahabwa n'izindi nshingano zo mu itorero ko bataragejeje batarahindutse. Abo rero ntibazemera kwifataniriza hamwe n'abandi gushakana umwete, ubu butungane Imana itwifuriza. Tugomba kwinjira mu murimo umuntu wese ku cye giti. Tugomba kurushaho gusenga no kuvuga bike. Ibicumuro biri kugwira, kandi abantu bagomba kwigishwa ngo be kunyurwa n'uburyo bwo kubaha Imana kudafite imbaraga na mwuka. Dufite abantu benshi bitwa abakristo ariko badafite imbaraga ya mwuka wera mu mibereho yabo. Dufite byinshi byo gutinya. Dufite byinshi byo gutinya. Mwumva aya magambo akomeye cyane. Umushitsi wacu turamwakiriye kandi muramuha n'agatebe. Turakwakira mu izina rya Yesu. Dufite byinshi byo gutinya. Mwumve, byo kugenza gute? Uje muratinya? Dufite byinshi byo gutinya bivuye imbere mu itorero kuruta ibituruka hanze. Imbogamizi zo gushikama no kunesha ziganje mu itorero ubwaryo kurenza mu bisi.
uzi ko umwaka dufite n'ibigeragezo n'ingorane, ababeshi, abanyamazimwe, abagome, abanganyi, ubuse abanzi bo hanze dufite bangahe? Abo bantu bakwanga bo hanze ni bangahe? Umva icyambere, abo hanze si mwapfiki ndimusangira taho muhurira, abakwanga batsikamye nabari hano mwitorera, abakubeshera nabari hehe? Kuko ubuse babeshera abo hanze, bakubeshera iki sara aho muhurira? Abisi ntaco badutwaye, ntaco banadutwara. Abaduturanye hano b'abaturage hari ico batwaye itorero? Ntaco batwaye itorero. Ariko abagize ico batwaye itorero cyane nabaririmo uyu munsi wa none. Yasoma interuro ziheruka. Nta kintu Satani atinya cyane nko kubona abantu b'Imana basibura inzira, bagakuraho inzitizi zose kugira ngo umwami asuke mwuka we wera ku itorero ryacitse intege kandi riticuza. Iyaba Satani yabishoboraga, iyaba Satani yagenze ate, agize ingorane ntakibishoboye, ntihazongera kubaho irindi kanguka, ryaba rinini cyangwa iritoya kugeza imperuka. Iyaba Satani yagenze ate. Ndashimira umwami we nyiri itorero, ntashobora kwemera ko Satani aganza kugeza igihe ntavugurura n'ikanguka rizongera kubaho mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Ntabwo azabishobora. Ntashobora gukinga amarembo ya mwuka wera ngo umwuka adasukwa mu itorero. Ariko iyaba, niyo mpamvu azakoresha ibishoboka byose, ngo iyaba yabishoboraga ntihazongera kubaho indi mbaraga, ubundi buryo bwo gukanguka ku itorero, kwaba ukunini cyangwa ugutoya kugeza imperuka. Reka mbabwire amateka y'iri torero rya Musanze. Iri torero mwicayemo uyu munsi, iri ngiri hano, ryabaye icyitegererezo muri firidi yose, mu mibereho, mu gutanga cya 10 n'amaturo, ribi rya mbere no muri nyoni y'u Rwanda riravugwa. Icyo gihe ryari rikirisha ngo kugeza igihe ubuyobozi bwa firidi ngo muje kuturebera aka gashami aho kari, muje kutureba ako gashami aho kari. Twagiye kandi tubona imodoka ziparitse hano, Terezore yaraje ati nje kureba iryo shami rifitiye imibereho. Buri sabato amatorero agize intara, muri Mugari intara yitwaga Ruhengeri, muri za Kabaya, muri za Kabwende, za Gihora, buri munsi ku isabato bazaga hano kumva ubuhamya buhari. Hari ivugurura rikomeye cyane kuri iri torero. Simpamya ko iryo vugurura ritazagaruka, kuko Imana ifitiye umugambi iri torero ryasigaye. Ntabwo twacitse intege, ariko interuro iri hano, nta kintu Satani atinya nko kubona abantu b'Imana basibura inzira ngo bakureho inzitizi zose kugira ngo umwami asuke ku mwuka we wera ku itorero ryacitse intege kandi riticuza. Iyaba Satani yabishoboraga ntihazongera kubaho irindi kanguka, ryaba rinini cyangwa iritoya kugeza imperuka. Ariko ntituyobewe imitego ye. Birashoboka kumurwanya no kurwanya imbaraga ze. Iyo mwuka w'Imana ahawe umwanya, umugisha uraza. Nibwo Satani aba atagishoboye gukomeza kubuza imigisha gusesekara ku bwoko bw'Imana. Ntabwo Satani azatubuza guhuzwa n'ijuru. Mwumve neza. Abakiranirwa n'abadayimoni ntibashobora kubangamira umurimo w'Imana, cyangwa ngo bakingiranire amateraniro y'ubwoko bwayo ahatari Imana igihe bayishaka. Bakihana ndetse bakazibukira ibyaha byabo, bafite imitima yitanga kandi imenetse. Mwuka w'Imana azatsinda. Igihe cyose tuzemerera mwuka wera kuyobora imitima yacu, ibyadutsindaga byose tuzabitsinda. Mwumve aya magambo aheruka, nshuti zanjye. Si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubwa mwuka w'Imana, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Tumeze dute muri igihe giheruka kandi cy'ingenzi?
yo, ni ngaho nakwifashe ku munwa. Uyu mwanditsi yanditse ngo yo, mbega ubwibone bwiganje mu itorero, mbega uburyarya, mbega uburiganya, mbega iraha mu myambarire, mbega kutagira ubupfura no kwinezeza, mbega kurarikira isumbwe. Ibi byaha byose byazibye intekerezo ku buryo ibintu by'ingenzi bitakimenyekana. Mbega ubwibone, mbega agasuzuguro kari mu itorero, mbega uburyarya, mbega uburiganya. Kandi ubwire nabikoze ngira ndireka nirebere uko isi iteye. Ubu myanje nkunda kubaha abantu b'Imana, nuko mba ntoraguye amafaranga mu iteraniro, mba ndayatoraguye. Nuko mba nshyize itangazo hariya, ndi nyabuna mutangariza umuntu wabuze amafaranga ye aze ayashikire. Icyakora ikimenyetso, araza avuga ngo nangaye. Itangazo bararitambutsa, hashize nk'iminota mikeya mbona umuntu araje ati ndi kugushaka. Urajyana tugeze hirya y'iteraniro, ati amafaranga ni ayanjye. Nangahe nyine. Atumva rero umuntu w'Imana ati winteramo ibibazo ngo ushake kunyima amafaranga yanjye. Nawe iyo ari kuwa nyuma, uko tuba turi guhaha, ntabwo umenya bikuyemo nawe ugenje te ayo turakuramo turashiramo turakuramo turasiramo. Rero rwose ubwo nayabuze ahubwo mpa amafaranga yanjye. Rero umuntu w'Imana itangazo ryavuze ngo ikimenyetso cyerekana ko ari ayawe ni ukuvuga iki? Umubare wayo. Agenda arakaye yababaye, ariko naratangaye abantu b'Imana, araturirwa aranduka yajane ngo nubone ngo ndatuza. Mbega uburiganya, mbega uburyarya buri mu itorero, mbega ubwibone, mbega agasuzuguro, mbega kudaca bugufi ngo Mwuka w'Imana yobone imitima yacu. Nyuma y'iminota 30 haza undi ati rero nakomeje kwifata, ati amafaranga ni ayanjye. Nangahe muntu w'Imana. Atumva nyabuna rwose nawe wadosheze mu kigeragezo. Amafaranga yanjye ntabwo nyaza umubare. Agenda ndakuramo. Barazengerera, bararakara, bata umutwe, amafaranga ni ayabo. Kandi ayo mafaranga reka mbabwire abantu b'Imana, cyari igiceri c'ijana. Ariko cyarabajunguje. Cyarabajunguje bata umutwe. Umuntu nuko ateye koko. Umuntu nuko ateye. Uzagira ucyafata inoti y'igihumbi uyihare, uzayihare, uyirekurigwe hano mu rusengero, komeza utembere, nuko sohoke, nuko uzagaruka isibu kandi tigaguye amafaranga. Ntutekereze yuko mu itorero harimo intungane. Ariko nubwo ari itorero ry'Inyantege nke rimeze rityo, Kristo ararikunda cyane. Ririmo abo baryarya, ririmo abo bibone, ariko Imana iryitayeho cyane. Kandi nta rindi torero rifite ibyo byaha byose byazibye intekerezo ku buryo ibintu by'iteka ryose bitakimenyekana. Mbega ukuntu ubutumwa bukomeye cyane bwirengagijwe igihe kirekire cyane, ubutumwa bwo guhinduka nuko byarugwaga kabiri. Mbega ibyiringiro byashizwe imbere y'iri torero, nyamara akaba atazi umugisha iri torero rifite. Mureke twese hamwe tube maso, dusenge, dusabe Mwuka Wera tuyobore kubwa Yesu Umukiza wacu. Ntakoze baririmbyi banjye, nshuti zanjye, nsanzwe mfite za korali nyinshi mbana nazo muri uru rwego hano mu Rwanda, ari hano muri filidi yacu, ari za korali z'i Kigali, ari abagenzi, ari abatwara mucyo, ari korali Musamariya mwiza, ari korali abambasada, ari ba korali abakurikiye Yesu, ari ba korali benshi tubana mu rwego gufashanya mu bitekerezo. Namwe rero mbifurije urugendo rwiza, muzatwaranire kuzabona ubugingo buhoraho. Nababwiye ko tudasigaranye igihe kirekire cinshi ndi kumwe namwe. Myaka yanje iranyemerera ko mu gihe gitoya nzaba ntakiri ku isi. Itorero ryo rizakomeza kubaho tutakiriho, sibyo? Namwe rero muzasigarana ubutwari, muzakomeze kunesha, muzihangana iteka ryose, aho tuzahurira no mu bikari byo mu ijuru. Imana izabidushoboze kubwa Yesu Umukiza wacu.